niba weho Makenga utemerwa ntukabyitirira abatutsi byose, ntiwemerwa kubera uzi ibyo ukorana na Kagame, kandi ari nabyo uri gukora ugakomeza ukabishiramo n'abandi ngo urarwanira abatutsi. Bahehe bagutumye bokajya? Hari urwandiko wakwerekana ko abatutsi baguhaye ngo uje kubarwanira ngo ntibisanga mu gihugu, ntibemerwa mu gihugu? Iyo karita uri gukina ya Kagame, amaherezo uzasanga uri guhemukira ubwoko bw'abatutsi. Ibi nigeze mbibwira Nyarugabo, nawe ntiyanyumva neza, ariko aho bigeze hari abanyamurenge bamaze kubimenya, bamaze kumufindura, n'ubu yarazibye. Makenga, ndaguhanuye nk'umuvandimwe, ayo matiku n'amanyanga yose urimo Kagame arimo aragukoresha uhekura igihugu cyakubyaye, abana bawe nutabyishura bazabyishura, nibatabyishura abuzukuru bawe bazabyishura. Ariko nanone umenye yuko uca inshuro n'inshuti bigashira udahazi. None impamvu nahereye kuri Bankunda nkagera kuri Ntaganda, wenda nari kukubwira na Jules Mutegutsi n'abandi, n'aba bari he uyu munsi tuvugana? Bari he? Ese urasanga ari weho igitangaza? Wasanga ndi kuguhanurira, wasanga ndi kukuburira mbere y'igihe ku iherezo ryawe rishobora kuzaba ribi wenda kurusha abo ngabo bakubanjirije, kuko bene wanyu nabo ubwabo abatutsi bariko barakuvumira ku gahera, abanyekongo bandi barakuvumira ku gahera. Uriya mwami Kagame uri gukorera uko ahemba nakukubwiye, kandi sinkurusha kukumenya. Ntaganda abonye ubuzima bwe bugiye guhasigara, abaca mu myanya y'intoki yiripotinga kuri ambasade y'Abanyamerika, nibo bamujyanye Irahi, aho ari kuburana ubu ngubu, ariko ntateze kubyivanamo, azasaziriyo. Banyiri kubohereza muri izo ntambara zose ari we Kagame n'ibyegera byiwe bidegembya, abana babo biga muri za universite zikomeye z'i Burayi, barya bakanywa, bambara bakaberwa, bashingira bagashingirana. None uyu munsi Sultani Makenga niwe uri kuyobora M23 nyuma yaho itsindiwe uruhenu muri 2013, igice cyayo kigahungira u Rwanda, ikindi kigahungira